Reka tugusuhuze nshuti muvandimwe udukurikiye muri uyu mwanya. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane nawe. Nejejwe no kubana nawe muri iki kiganiro mu nsanganyamatsiko igira iti: ni iki kikubuza gusabana na Yesu? Ni iki kikubuza gusabana na Yesu? Uri kumwe na mwene Sosi namenye Daniel, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gatebe muri Firidi y'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru y'u Rwanda. Dusenge. Imana Data wa twese, turagushimye muri uyu mwanya. Ndakwinginze kugira ngo Umwuka w'Imana abane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Ni iki kikubuza gusabana na Yesu? Iki ni ikibazo kiri kukubaza kikambaza. Buri wese atekereza ikimubuza gusabana na Yesu. Muri iyi si y'Imana hari byinshi bishobora gutuma tudasabana na Yesu. Ushobora kugira amafaranga akakubuza gusabana na Yesu. Wayabura nabwo bikakubuza gusabana na Yesu. Ushobora kugira ubutunzi bukakubuza gusabana na Yesu. Waba utanabufite nabwo bikakubuza gusabana na Yesu. Hari byinshi muri ubu buzima bishobora gutuma tudasabana na Yesu. Dusoma muri Luka igice cya 19 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9, tuhazome ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hari umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kuhanyura. Yesu ahageze arararama aramubwira ati: Zakayo, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati: dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati: dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene. Ikindi, umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati: uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Imana ihire gusoma ku ijambo ryayo. Dore ibyarangaga Zakayo. Yari umunyadini w'Umuyahudi agakorera Abaroma. Iyo akaba ariyo mpamvu nyamukuru yatumaga bene babo batamwumva. Icya kabiri, yari umusoresha mukuru ukuriye abandi. Cya gatatu, yarazi ibya Yesu, yari yarabyigishijwe nk'uko tubisoma muri Luka igice cya 3 ku murongo wa 12. Igihe Yohana yahuguraga abashaka kwihana, abasirikare baraje, abategetsi b'inzego zitandukanye baraje, buri wese akabwirwa ibyo akwiriye gukora. Abasoresha nabo baraza. Zakayo yari umwe mu bahagarariye iryo tsinda. Habazwa ikibazo ngo: mbese twebwe niki twakora? Babaza icyo bakora. Yohana yababwiye kutaka rubanda ibiruta ibyo bategetswe. Abandi bose bahavuye banyuzwe, ariko Zakayo we biramunanira. Mbese wowe muvandimwe, ni iki kikubuza kwiyegurira Imana? Ni ugukunda ubutunzi nka Zakayo?
erega ikibazo si ubutunzi, si n'amafaranga, ahubwo ikibazo ni iki? Ni icyo ugira nyambere, ni ibicyo ushyira imbere. Maze Zakayo avanwa mu biro no kureba uko Yesu asa. Yari afite amatsiko. Ese mama, uwo Yesu ni umuzungu? Ese ni umwirabura? Ni umunyamerika? Ni umunyarwanda se? Yibazaga byinshi kuri Yesu. Ese yambaye inkweto? Ese yambaye ikoti? Ni muremure se cyangwa ni mugufi? Aravuga igifaransa se ni icyongereza? Mu yandi magambo, Zakayo yari afite amatsiko. Hari ibibazo bibiri Zakayo yahuye nabyo. Abantu benshi bamubereye ikibazo. Abantu benshi bamubereye ikibazo. Cya kabiri, yari afite ikibazo cy'ubugufi. Yari mugufi. Ariko si, iyo abantu babaye benshi kiba ikibazo. Abantu benshi bamubereye ikibazo. Erega dufite abantu benshi bajya mu nsengero zitandukanye, ariko bajya ku Mana bakaba bake. Iyaba twajaga mu nsengero maze imitima yacu tukayerekeza ku Mana, Yesu ntaba yaravuze muri Matayo 15:9 ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Abantu benshi babereye Zakayo ikibazo. Ese muvandimwe, ntiwaba uri mu rusengero ubereye abandi ikibazo? Imana iturinde ku bibazo bya bagenzi bacu, ahubwo tube igisubizo kuri rubanda. Nubwo yari mugufi, Imana yamushize hejuru, arenza amaso iyo mbaga y'abamurebaga nabi, arenza amaso iyo mbaga y'abamuvuga nabi, abacaho. Nshuti muvandimwe udukurikiye muri uyu mwanya, nkurarikiye kwirinda ibiguhuza, ibiguca intege. Abantu benshi baje bagira imibazo bibabuza kujya gusenga. Abantu benshi baje bagira ibibazo bibabuza kujya gusenga. Ukumva umuntu arakubwira atumva impamvu ntagiye gusenga, mfite abana bambereye ikibazo. Undi akakubwira ati nanjye mfite inka zambereye ikibazo. Undi ati nanjye mfite abana bari kwiga amashuri ndi hamenshi bambereye ikibazo. Mbese uhawe gusenga, abanyabibazo urumva wabasengera ngo iki? Ikibazo gikomeye ni umutima wa kamere. Intambwe ya mbere yateye, yaciye bugufi, maze arambika hasi icyubahiro Abaroma bamuhaga nabo yarakuriye, arirukanka. Ese Zakayo yaraheruka kwirukanka ryari? Ese yaraheruka gukora siporo? Arirukanka, yurira umuvumu. Ntabwo yuriye igiti gifite amahwa, yuriye igiti kitagira amahwa, yuriye igiti kizima. Muvandimwe, dukwiriye kubera abandi ibisubizo, dukwiriye kubafasha uko bagera kuri Yesu tukaba ibiti bizima. Zaburi igice cya 1:3 ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto igihe cyacyo, ibibabi byaco ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mbese uratekereza ko Zakayo yaraheruka kurira ibiti ryari? Mbese uratekereza ko yageranye inkweto mu mashami y'ibiti? Mbese uratekereza ko yaba yaragiranye mu mashami y'ibiti yambaye costume? Icyo yari yitayeho ni ukureba Yesu. Reka dushime Imana yateye igiti hafi y'inzira, kandi na Yesu yaravuze ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Erega hari ibiti byatewe hafi y'inzira bifasha abagenzi kureba Yesu. Cyangwa nawe muri uyu mwanya
ukaba nk'icyo giti Zakayo yuriye maze akareba Yesu, cyangwa nawe ukaba nk'iki giti Zakayo yuriye bikamufasha kureba Yesu. Mbese nta mahirwe wigeze ugira yari kugufasha kugera kuri Yesu wirengagije? Yesu arenza amaso iyo mbaga, arararama ahamagara Zakayo mu izina rye. Haleluya! Ahamagara Zakayo mu izina rye. Reka mbabwire, Yesu atuzi mu mazina. Yesu azi naho dutuye. Yesu azi ibibazo byacu. Yesu azi ibyo dukeneye. Zakayo aterwa imbaraga no kuvugwa mu izina. Si icyo gusa, ahubwo ndarari wawe. Yesu arifuza kurari wawe uyu munsi. Zakayo ururuka. Zakayo arururuka amwakira anezerewe. Amaze kwakira Yesu, niwe wamuteye kwihana. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze ndagiha abakene. Cya kabiri, abo nambuye ndabariha mbikubye 4. Yesu aramubwira ati, agakiza gatashe mu nzu yawe, kandi ubaye umwe mu bana ba Aburahamu. Umwanditsi umwe wanditse igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, Ellen G. White, ku rupapuro rwa 433 kugeza 434 haranditse ngo, nta kwihana nyakuri kudatera guhinduka. Ubutungane bwa Kristo ntabwo ari umwambaro utwikira icyaha kiticujijwe kandi kitazinutswe, ahubwo ni ihame rigenga ubugingo rigahindura imico kandi rikagenga imyitwarire. Ubutungane ni ukwegurira Imana byimazeyo. Ubutungane ni ukwiyegurira Imana byimazeyo. Ni ukwirundurira umutima n'ubugingo mu kugengwa n'amahame y'ijuru. Ikindi, mu mibereho ye yo gushaka umutungo, umukristo agomba kwereka abatuye isi uburyo umukiza wacu yabigenza aramutse ahawe kuyobora ibigo by'imari. Mu bikorwa byose byo kwinjiza no gusohora umutungo, ukwiye kugaragaza ko Imana ariyo mwigisha we. Gutunganira Imana bikwiye kugaragarira mu bitabo byerekana uko umutungo umeze buri munsi. Ibyerekana imicungirwe y'umutungo mu bikorwa bye byo ku mpapuro z'amasezerano no ku nyemezabuguzi. Abiyitira izina rya Kristo kandi bakagaragaza imikorere idatunganye mu mirimo yabo, baba batanga ubuhamya butukisha imico y'Imana yera y'inyakuri kandi y'inyembabazi. Nk'uko byagenze kuri Zakayo, umuntu wese wihannye azagaragaza ko Kristo yinjiye mu mutima we, abihamishije kureka imikorere idatunganye yagiye iranga imibereho ye. Kimwe n'uyu mukoresha mukuru azagaragaza ko amaramaje agarura ibyo yambuye. Uwiteka aravuga ati, umunyabyaha nagarura ibyo yahawe nk'ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakora ibibi, ibyaha bye byose nta na kimwe kizibukwa. Kubaho azabaho. Niba twarahemukiye abandi binyuze mu buriganya ubwo ari bwo bwose, mu byerekeranye n'ubucuruzi, niba hari indonke twakiriye mu bucuruzi, cyangwa niba hari uwo twariganyije, ndetse nubwo byaba byarakozwe hishingikirijwe amategeko, twagombye kwicuza ikibi twakoze kandi tukariha ibyo tugomba kuriha igihe cyose tubishoboye. Ntabwo tugomba gusubiza ibyo twatwaye gusa, ahubwo n'inyungu zose zaba zarabonetse ku byibwe igihe byakoreshejwe neza mu gihe cyose byari mu maboko yacu. Nshuti muvandimwe, dufite umutima wa Zakayo, umutima w'ubwibone, umutima w'ubugugu, umutima w'ubwambuzi. Nk'uko Zakayo byari bimeze, ariko
iyababariye Zakayo nawe izakubabarira. Nawe ushobora kuba urimo amadeni akakabuza guterana. Nawe ushobora kuba urimo amadeni akakubuza guterana, ndetse abo yabereyemo n'abo musengana, abo yabereyemo n'abo muririmbana, abo yabereyemo n'abo mukorana. Iguha imbaraga, iguha imbaraga zo kubasanga, babwiza ukuri. Fata ingamba nk'uko Zakayo yazifashe, urababarirwa. Urumva ijwi rikubwira ngo agakiza gatashe mu nzu yawe, uzumva unezerewe. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe dufite amahoro mu Mana. Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 20. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ndinjiriwe dusangire. Yesu arifuza gusangira nawe. Yesu arifuza kubana nawe, yifuza gusangira nawe umunezero no kubabarirwa. Reka tumwakire mu mibereho yacu ya buri munsi mu izina rya Yesu. Wari kumwe n'umuvandimwe wawe Sinamenye Daniel, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gatebe muri Firidi y'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru y'u Rwanda. Dusenge. Imana nziza, Data uhoraho, turanezerewe cyane kubw'aya magambo wongeye kudushyurira imitima yacu. Dufite byinshi bitubuza gusabana nawe. Duha imbaraga yawe ngo ineshe ibitaneshetse mu bugingo bwacu. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen.